wija witakumye wimaruze wimana ma naje none hano umuzamu wanyanze kumfungurira tubirayo ariko umva ntago ndi kubashira makera imeze neza nako nyine nshaka kuzakuganira nako numva Mwereka we Imana utanafata reba no kuri save mwinjire bite yo papa kandi ngewe rero buriya mfata ibyemezo mbifashe zero mama w'umuganga utangiye kumuzira Dr. Mark hi aramutse Seigneur Madosi Ngiransubire nigize neza urabona atari bisanzwe iyo nyuma ariko se urukona bitwaye iki Nga nivyo ariko mani nabonye gutereta n'umwana ariko mani ibintu byo kumubesha nese ubu hano zamuzana muri igeta Asha umwana wanjye mutwaye kimana mani igeta cyumba kimwe ubura kubona twazayibamo gute nagutumye amazi babuja yaje ntabwo nzi ukuntu byagenze sebyo akirura karame mabuja ye uri wo mushitsi wa mahero mabuja niba nibi ngibi mumenyana gada kingurira mushitsi nabikinguriye urwo buzavukana niba ari rusazi aha ibintu by'amavamari ngo nyingurire ngo ndakingurire none arampamagaye ngo biriya babaziranye he Shagra papa sigaye azanga nkumva ubwoba buranyisha ngo tirano bana barandize birarangiye ngizwa n'iki kubugira arega ujye umenya ko ari afana umenye icyo yagukorera none uriya muhungu niba yarandoze niba yaransajije nyine mba numva yarampinduye singira ubwoba bwo gukora amabisi ntinya gusohoka ngo ngende none ari igihe nicara nkibaza nkumva simukeneye noneho wamaze umwanya naje karere nziko ninjira kira kintu karibu ma nzakirukana nzagishyira he yewe n'ubwa mbere n'ubwa mbere musanze ubu ngubu ntacyo nshinzwe ni ukuza n'ibintu byose njya gusubiza bagahita babyinjiza twari bukingure ibidodoki byabo ndabirambiwe umuntu nshobora no kwibwira ese nasubira muri biriya bihungure ariko databuja nawe yankundaga dodoki byose ngaburiraga na kumpamagara kunsuzuguza kariya kantu mbonye kariya kantu umunsi mabuja azaba agiye ku kazi kazambura arayifite yanyeretse ku ifoto ariko nyine ibyo mfite ntabwo wabyizeye nshaka kwagira ngo ndebe ariko nyine kandi baba babyizeye yakubyizera mwana byizera kuko turakundana ariko none umwana atinda gutaha aramuka baramamagara nijoro bigira nijoro tuzabigabanya tuma turara tutaryamira umunaniro ahubwo se kabari ko yatinze ntabwo ari kubivuga kuko nawe uko yanyica mwana utunyense none se ubwo yanyica ikintu nakora menya nava nkagenda kuko ariko ujya wibuka ko papa ari afande uretse no kuba afande ku mukobwa we none
ariko noneho Peter wanjye yabagendesheje ubwo ashaka kubona kuri aba yiturije ukagira ngo byaba amahoro bari yamuhejeje hanze yamuhejeje hanze mu mazina muri gusa n'ubwa mbere bubonye ati wagira ngo ahiburo abura uretse noneho mwamukuye umuntu wamudangiye sinzi iyo kintu kandi ari ku gikongo ikintu kiri aho nyine cyokora kirambugisha kikamara n'irungu iyo niriwe mu rugo umeze uteze nize neza ariko ibintu ibintu ubwoba biki Mike ngo ntabwo yari ayameraye mu kazi hari ikibazo nta kibazo birasobanutse urumva iriya ni projet yabo nshyashya bashaka ko bagira ibitaro byiza bifatika bifite ingufu kandi kubera ko ari we ntabwo ngo ubihagarariye ari nawe washoyemo amafaranga menshi ntabwo agomba kujenjeka ariko twari batinze sheri rwose ntabivuze ibiki ibyo yavuze ngo yari kwiga ntabwo yari kuri telefone ubibwiye papa ngo yari kuri telefone akurangurira amanzuye sisagiye kumpa amafaranga uramezi 5,000 utabimereza ndamuhamagara kuri fone none sindabwiye 5,000 ariko nari bisagiye gushambye ngagiye cyo 50. ubundi amafaranga agiye kuganira nawe turakoresha ubu ntabwo guteka dufite ibyo ndabizi nga mukuru wanyu ndagura ibikenewe none kubyo ndakubwira detaye ngo nakuguza ivi ngo ndaguha 5 nawe ndaguha 5 ariko isikisha sinyagusabye sakubwiye ko arayaguha sinzi wambaye agoraga nawe wasanga yiri mukureba uri mu we Peter yo aswamvanya ko kabisa ibintu byanze byagenze ese mani turongera mani ugiye kuzana byabazo byawe byite oya namubwiye pe nambwati aba yanyishe ukanyongeraho ibyo byanjye kurara ko somo yaba yakwishe wowe utashye bya umbwije ukuri ko dusohoka mu ishuri 2:00 ugera anga saa 7 waciye do turasohoka kambira ngo araje nje sinza imbere nuko nza umwanzuro ziye gufata tujye tuva muri class dutega dutaha ntago wabyemera uzabishobora se kinabishobora kibazo ubona uko nadusohora ngo Peter wanjye araje ntabwo turongera kurya mani kurya sisi wakoze ejo wahashe mani ejo uzi ngo umuhanda ni ibintu bimeze nabi mani ariko si mu muhanda bimeze nabi igare ryawe rwo bigeze barifata abagenzi mani biri kugorana ibyo by'abagenzi ni ibiki abagenzi biri kugorana mani neze abagenzi babishiraga mu muziki umva se neze wareba uburyo wazana imana amafaranga tukajya kuri reka kuranyaragura mu matwi amafaranga nawe gaza nje nawe ejo natanze amafaranga ariko se mani waje ureka ibintu mani nzajya nkora ntanga amafaranga buri munsi yo guhaha mani kamubwiye ngiye boro zanjye subiza ko zitari zarya mani mani izo boro sizamarira iki ku buryo wambwira ngo boro zawe nzazirya ese mani resitora kuri ko bantaye ibisheke resitora si ubundi ko twari dusanzwe duteka wagira ukazana wenda tukareba ko twahana ubugari none si imifuka si mwiza imana akira n'ikofi rebamo password ntuyiziyemo muja kuri mo mupfa gutambanira n'indirimbo mani ibintu zino ni ukwimva byamarira iki nose uri kugira ngo iki mani nasi niyo nashonje nawe jide nawe sinzi ukuntu byagenze jide si kano kanya atangiye kubita ibintu byanyu ntabwo ari seriye mani ubwo mperuka kujya kumureba kwa muganga nsanze ari kumwe n'umukobwa w'umuganga kandi nabonaga ko amushyigikiye umunsi akubwira nabi uza uri kumbwira ko akubwiye nabi gusa ni ubukunzi ko nta wundi mukobwa bateta buriya rero Mike ni inshuti yanjye apara yuko ndi na nyina tuganira ibintu byose abaye hari undi mukobwa nawe ubizi erega humura ni wowe we komeza reka bereke ibintu bikomeza uhatiriza namwe abakobwa b'ubu ntabwo wamenya ukuntu biteye uraza ukigira gutya n'iki ntangamanga ugomba kuza ukeye usa neza ukora utuntu twose mu rugo ugaragaza ko nyine uri ahubwo se buriya kuba bamuterera ipasi imyenda ashobora no kuza mu kanya ananiwe nimba ari butahe buriya se agiye gutaha mu kanya mu kanya araza twanavuganye
byaba byose arataha kare rero ngiye kuba mutekera aza asange genda urebe muri firigo harimo inyama harimo inyama kora agasosi nzi guteka reka njye kumutekera ubundi mbaje mbere ngaho simbuka gusa pita utaraje nzajya njya kumwisurira iwawe niba bibabangamira ntari tubangamira ngo nitugende sawa utanzajya kumwirebera nta kibazo mukajya uvuye ukajya gusura umuntu data reka mubaze wowe kuba yaza kunsura no kujya kumusura ikibazo ni iki uzagenda wo kugira ngo nsore hano mu rugo ngo pita wanjye munakundana n'umuntu utamusura umuntu muvugana buri munsi urumva buri munsi aza kugusura none mukamara hafi umunsi wose mumuvugira ngaho ndebera pita bavuga kuri telefone mbonye mesaje y'amafaranga agira ngo ni iya papa ariko ntabwo ari iya papa pita nari namubwiye ngo ndarwaye ngo umutwe ufunze aramara 10,000 ubuse sister reka amafaranga niyo yakurahe kubyanze bikunze iyo nzu umenya ifite kuko ntaka gatoya agahita amafaranga tica nyine shana umusogokuru akajya tugira inama nyinshi ku ishuri ubundi umujama afite ikintu agushaka nta kintu ataguhereza ubundi uzareba nayo icyo ushaka ikintu sigarete ushaka buri cyumweru narumiwe ubu wadufashe mu isi mwijwe nzajya nkora amatungo ubu ari amafaranga ndi gukora mu muhanda hari igihe biri kugenda bikanga n'akagahinda nagatewe na mama wambyaye yatambyaye bana urabizi simwanze kuzana ayo kugira ayo guhaha anjye ndi kumva nakwica n'umunsi warabona umuntu wapfuye sawa nta kibazo tubireke nta kibazo tubireke si none amafaranga uzaje araryamo ngo bigende bite wowe ufite amafaranga kano kanya basi nta kibazo ubwo ahahisha yawe ubwo nanjye ndiyaranje nyine kubundi buto mbese ubu ugiye kuncyurira bani mujye murareka gukora ibintu nk'ibi urancyuriye se ese ubu nzishwe n'inzara nubwo navuye mu rugo natwe dukennye ubu igare naryo ba nyiraryo bagiye kuzarinyaka ngo kubera yuko ntabaverisaga ubwo se ubwo kumva bana nyine hamana sawa nta kibazo nyine hamana nyine hamana n'ubundi ntaho ndenda gusa shamani tumaze iminsi dufite ubukene no kuvuga ngo papa ajyaza ngo bahita ubabwate iyo atazi se twari kurya amafaranga azigiye ariko amafaranga agiye kuyamo n'igihe ikibazo ngiye rero turumva uri kureba ubuzima turimo umuntu ufite murarana aguha amafaranga nayo kwisukisha nta kindi kintu ubu yakoze hano ngo duhahire igihe amafaranga arampa mba ndatega ngo ajya ku ishuri hari umuntu uri n'umushuti wawe wambwiye ngo hari ibintu ajya acuruza ngo kandi ibyo amafaranga ariko urumogi mani ishobora byose isubuye ma mbega abana guteka pe ubu se cyo gihe cyabaje kwegereza ibikoresho yanyegereje ku gipangu nawe ndwana ari kumvira reka igisazi kirangiterera mbega kumva naniwe niba ari uko ntayemeruka ku kazi simbizi mu rugo ni umukozi gusa hari uburyo umufasha kenshi kuko nanjye ntahananiwe nsanga yabikoze byose erega muri iki gihe ni ugushakisha ndabona ubuzima turimo papa dukomeza tumuhamagara ejo bundi yarageze hano nabonye ikibazo umujama yambaye ngo mbikurikirane none yamukunze mfite ubwoba mani ishobora reka nkubwire ibyo bintu wabikora ibyo bintu wabikora reka nkubwire sibyo papa afite akazi kamuhemba bamuhemba amafaranga menshi urumva kandi yaratubyaye sinzi impamvu watekereza ko yarambirwa kutwitaho agomba kukwishyurira ishuri akaduha amafaranga yo kurya byose arabishoboye hari igihe akerera uramurenganya nese amafaranga yose aduha ko tutamenya yose amafaranga sinyakoresha ntabwo mubona ko nyakoresha umuntu yabura iminsi ibiri umuntu najya muri ibyo bintu
cyareka nkubwire ibyo bintu bijugunye kure bitazana gukora ibaze rero ko umwana wa fande kugira ucuruza ibiyobyabwenge byo kuncyura ngo nuko ntahaga ngo nyajanaga mu bakobwa se abakobwa njanaga ko mu mpaka ku ikofi rwamagara abantu gusa ibaze papa bimenye ujya umbwira ngo papa ko wirirwa utugira inama wagiye muri ibyo bintu na biragenda mani satani nakagabo oya utazongera oya bayita bareka mbabwire sibyo mumfashe mu nyumve Grace jya kudutekera icyayi ukaboye mbabarira ukore pa hano hantu ukora isuku sibyo ntabwo meze neza pe ntabwo nakurupa nshonje agiye guteka icyayi urasoza guteka icyayi n'umugati benyuhari mani mukurikirana ibyo bintu sibyo ahubwo wowe mbabarire zira mwe tunogeje uzisohore uziskoze sibyo Ariko se wahamagara Mubaraka hamagara Mubaraka mubwira gahunda ya nimugoroba tukayikomeza adafata focus. Yesi muganga aramutse neza. Wageze mu kazi se? Kabakageze. Ahubwo njyewe nakarayemo nashidutse naraye muri office ntabizi. Nanjye ntabwo mbizi kabisa nashidutse muganga Solange ari kuza kumbyutsa ariko nta kibazo. None se niba uri mu kazi waje ukandira muri office tukavugana. Tongwe Nagora ufite umurwayi ntacyo gerageza mu minota 10 zo kumvura. Sawa. Bemuzana amazi yo kunywa se. Bemuzana amazi yo kunywa mu gihe cy'itara. Abo nanjye guhamagara cya Silvio ngo kiyazana ariko yazana n'ejo. Reka nyazana. Amukubitwa n'inkuba nawe ntaba. Ubona kuma tukaguma. Bihuse ma. Bihuse. Fasha muri frigo. Yego. Hari icyo atwaye? Oya nta cyo ariko sinyakunda. Sumugene n'ibizo gutaha. So. Nubwo ndateka. Guteka ndi gutekereza iriya muganga mbasimu. Uri ukorana na Mike? Yego Eka. Nawe mutinda. Uriya kampani y'umuhungu wanjye. Ibitaro n'ibiki. Urumva? Erega bira n'iby'umuryango ntabwo ari ibintu buragomba kugenda unamuntungiye n'urutoki nongeye kwanza no gusanga bari no kuvuga basiye hanze ngiye gukora iperereza mbacunge kuko ndumva ntatuje neza. oya humura weho umbwira gato cyangwa aza ambwira ngo hari umugangakazi bakorana kugenda ngasohorana n'amakuru n'ikibazo ako nawe wafasha kumenya kukamumbariza abaza Mike kamubaza ndetse Mike namubaza nta mukunzi ufite n'undi utari dini namubaza ariko abaye amufite hari ukuntu ageze ambwira utuntu n'utwo abaye batumbiye hari wenda ndi gukoreshwa n'amarangamutima ngakeka ushobora gusanga atari ibyo. oya ni amarangamutima ntabwo ari byo urumva iyo abantu bakorana baba bafite ukuntu bitwara nawo abantu b'abakorege Karibu. Doctor, salameka. Amahoro. Amahoro na amahoro.
Dr. Maka baramuze. Araba neza Mubaraka. Ni karibu. Harya ngo warayemo hano. Narayemo hano mwa. Yakugendeye biti ijoro ryashize. Nyine urabona twe dufite gahunda. Ariko turi gusohoka nimugoroba. Ariko nagize akazi kenshi kujyana na stress za wa mukobwa. Dina nashidutse mu by'ukuri nanjye nawe ko narayemo. Ariko nta kibazo. Agira ngo excuseho. Sinzi nimugoroba niho nampamagaye niyo byagenze bite simbizi. Na telefone ntabwo yari ihari. Yari naryamye gishize muri silencieux nakora na network bigeze yaba. Birangira ubwo niba mbuze kuri telefone. Ariko nyine bisori kabisa gahunda twe dufitanye ntabwo nigeze nyiba. Ahubwo se uyu munsi ni muri free twahita tujya kuko ntabwo nshaka gutaha mu rugo. After akazi nta kibazo twagiye. Ibaze nawe suri inshuti yanjye subiza ndataha mu rugo mpereye nta zindi nkoranyakiriza. Mike we na Dina. Nagera hano mu kazi nabwo urabizi ibi. Dina akagusanga hano kanga. Mbese ubundi baramukuroze uzabigenzure neza. Urabizi neza ko nakubwiye ko namukunda. Ariko ntabwo nshobora kumukira. Ariko byangeze ukuntu uzamukunda. Ibyo nihuye n'abana mwiganye se cyangwa abantu mukora business zimwe. Ko nabonye Mike ari kumurengera cyane kumusuzuguza ntabwo byambuye neza hari ibintu oya nta fende ntazi zanze zihari ntacyo urenda igikeka cyane bose wari umeze neza ndetse ko uhishindura imyenda ugiye kujyayo urumva uje ntarakara kandi ubundi umenyereye iyo naryamye ku manywa nkunda mu nkarabe ngo nimenye nk'utuzi rero ndavuga ngo reka mbe nicaye muri salo gato wambara agakanzu keza ase kujya kurangura ubaza kuganira agakanzu harya akoze ko ari byo mvanze bakuzanira agakanzu kariho udukweto uzanzinzanye nzakubona oya nk'umuntu wakibazo yego si ubwo urumva arangusaba amafaranga oya pe zakakuzanira nk'impano ndawe mushimiye umukobwa wanjye oya ntabyange bikunda kubera ko njyewe ndateka ndi umuntu mukuru w'umugabo nkunda uwo nshaka bizaba ku gahato ntabwo uzakunda ushatse bizaba ku gahato sinzi pe niba umukobwa aza kukureba hano ku kazi wagera mu rugo nyoko akakubwira ngo Mike Dina wamenya n'ibiki ni ibibazo nanjye nicara nkumva birampangayikije uriya mukobwa azameze icyuya ahubwo uzaze tugusuzume wasanga byararangiye oya ntabwo ari icyo kibazo ariko nyine ngiye mani urukundo ntabwo ruhatiriza iyo ukunze umuntu umukunze niyo utamukunze ntabwo umukunda ese ubundi ngira izina nta mukobwa waba ufite mukunda ubu ntawe nigeze mugiraho nyine mbere nyine ariko nyine arabiza abakobwa b'iki gihe navuga ngo yari afite imico ntakunze abo ibyungu bavuga ngo ni isabune umugabo uzi umukobwa buri munsi ntabwo yishimiraga kumva ngo Mike ni mu kazi Mike ni kumwe na mama no yishaka buri gihe twasohotse buri gihe nyine bidashinga kandi birabizi umuheta ye mu mugende mu by'amafaranga umuheta ye mu mugende by'amafaranga se ko yafite kutayaba ibyo byihorere navuga ngo niyo mpamvu nabwe mu bintu by'abakobwa abakobwa nta keza kabo cyane nka buriya ba Dina aza kubwira ngo afite amafaranga ujye kuyemerera n'ibyo bigeze bitazagenda rero ngo nanjye reka mpamagare Mike numve muhamagare mu bazanageze wenda arasanga bimutunganye sawa ma simbuka nawe ndaje nkurebe yego ma mba mama mbwira ngo afite amafaranga nk'ikingi iwabo ntabwo kiri kandi njye nta kintu mbuzi njye nzakunda uwo nshaka ariko ibyo nta nubwo ibyo nashaka nari nguhamagariye nshakaga kugira gahunda y'umunsi tuyikomeze uyu munsi ni kuwa gatanu wabaye na byiza turi ni kuwa gatanu wabaye tugiye kugenda ni mpaka ejo kabisa kuko ntabwo nshaka kugera mu rugo ibyaho birakaze birumvikana
imiserero. Okay, ndibaza we waza wambwira isaha amasaha yagera ukampamagara akazi ubone nagomba gutaha saa 8 ariko kubera nyine nashaka gutaha ntacyo ndabategereza saa 10 ngiye mutahira itatu byana hahandi hari ikindi kintu ndi gukora se twitatu ikintu ndi gukora after ndumva nshaka kugira ngo stress zose mfite mu mutwe zigabanuka nze mwereke karabu tujyamo wowe neme sawa reka dukora akazi ubwo gahunda ni yawe masaha nta kibazo sawa akazi keza sawa mama none se nasoje ibintu byose ariko Mike ntaraza byagenze gute ugeze umuhamagara ntabwo nigeze muhamagara siko ndi hano se oya ntabwo nta kintu ugeze mubwira none umuntu waraye mu kazi bwiza isaha ataraza hari igihe babatekera burya niyo mpamvu bitinze muhamagara mu bazanageze bamuhamagare mama undi wapanze ukarara